kubera ikiri gusuzugura kandi ko noneho ibintu birakomeye umva Diane ndashaka ibyangombwa byanjye n'amafaranga yanjye ntukazizamya mu kirere murezi ibyo bintu nakundagize nakuronderereye ariko ndamubwira hari ibintu bitajya bikinishwa ibyangombwa byanjye biri hehe n'amafaranga yanjye ari mu kabati mukeneye kumva n'ibindi umuntu ageraho akwangisha ababyeyi ibyo twarabirenze ndavuga toke niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira ninjya mbakumbura nzajya kubasura si ngombwa ko bazana muzi ibintu byose byabayeho twagize gutya duhura n'ikibazo video bijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose umugore ntabwo yongeye kunyumva umugore ntabwo yongeye kunyubaha mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose umaze kwiyereka n'ukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha so nagerageje uko nshoboye shaka inshuti mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika yari amaze iminsi aba mu Rwanda mpamagara James mpamagara mu rugo turaza twiga ku bibazo bya hano ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo birababaje biteye agahinda umusore wacu Yamano akimara kwitaba RIB umugore we bakunze kwita Vava kuri social media nk'uwo tumenyereye uzwi nka Godfather uko mw'influence ukunda gukora kuri TikTok hari amagambo menshi cyane atumye umugore wa Yamano asohora amajwi cyangwa amavideo agaragaza yuko Yamano yabaga yaramuhohoteraga dore ko yamusabaga amafaranga rimwe na rimwe ari nko mu kabati amutoteza rero ibingo umugore wa Yamano akaba yamaje kubishyira hanze ku mugaragaro aya majwi nawe ndagira ngo uyumve uburyo yabivuzemo ese koko urabona uno mugore ubwo Yamano yaba yaramukoshereje gute birakwiye kuba wafata umuntu ukaba wamushyira hanze akakagene yes ndakomeza kukubwira ngo ukande subscribe share ndetse na comment kugira ngo tujye tukugezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye amakuru ku kandi update ku yindi ewana ibintu ni wane ndabakunda ciao ciao